we nkuzanira ikiza shawapi ngiye ntari ese ko asigaze mu buturi yihishe undebera gakonje cyane muri izo za zimaze n'iminsi wenda sikoro wagira ngo sigaze nka wihishe sha ugenda amajoro yanzabimenya nawe uzanye kameze uziko kamwe ko nawe kamwe ngo umuntu agasomye ujya kamutera undi we wagiye ntabwo sheri yaba gasoma nanjye gasome abagore ngo bakunda bya bindi bita muke umaze kugasoma ntiwagera gutya biguruka hari boss araguruka hari nawe hari yunguruka ukora kameza rero agiye kaba kagurutsa sundi ntababona rimwe ririho busize ukuruka ageza haba musengera ibintu byayo wasanga birwaye bya bindi ngiye numva ngo namanuza yaya abadayimoni iki kinza kigire ariko ubundi igihe umaze igihe tumaranye ntabwo uramenyera haba nyingi ufite ikibazo igihe tumaranye ntabwo uramenyera ndabona nkwiye kukwigira inshuti aho bigereye bandageza ahangaha ni ukuri pe subizi se kubikorera akazi neza ni ukuba wakoze umufuka kameneza ubundi icyo ushaka cyose amakuru ku gihe kuko ntabwo ntekereza ukuntu aka kameza kavuye mu nzu kakaza ahangaha kandi nta maguru kagira nta n'amababa kagira oya amaguru karayafite ahubwo nta mababa kagira kandi ikindi amaguru kafite ntago amuvinga ngiye gushaka ukuntu kandi ngo icyo ukeneye ni amafaranga ngiye gushaka ngahe se ujye umpera amakuru ku gihe ariko ngiye rwose basinya ngora iwacu ntabwo tugize gutunga amafaranga menshi y'umurenge uzajya ubona uzajya umayo ngayo uzajya umpa amakuru cyane ariko nubwo wampa amakuru nijya kunyubaha numvisha wivugishwa ngo utegura ameza ariko boss ahari ngo utegura icyayi ku meza ariko boss ahari nanjye ngomba kumenya ko ndi boss iyo ni indi topic tuzayigaho nyuma ahubwo kano gatebere kavanze nubwo ntazi uwakazanye hano sibyo kajyane mu nzu ibindi tuzaba reka nanjye muhamagare numve vahamya ko ari we wenda agasohoye mu nzu
nigendera utabona mfata ku ngufu ndahagira nyine ndi umukobwa cyaho bawarira ubona hari ikintu njye nawukorera kugira ngo bamerekeza ibyo ni byoroshye kumenya nyiherekeza ubona se bakomeye mu mihanda noneho bimeze bite umva mani njyewe nakubujije kuzajya ungenzura ntabwo ushinzwe kumenya ibyo ndi gukora byose ntabwo ushinzwe kumenya nawe kureba wikize wakomeje ukajya warukiye komeza rero ndekagenda bebe akataho n'ubwo wanejeje ariko nyine afite amatsiko y'ikintu wamuhamagariye niba ari ibi gusa umbwire twongere ndagacezanya nawe njyewe mbanda niba hari umugabo w'umunyakuri ariko hagati aho reka ne guhakana ntazi n'icyo nakubeshye niba ari isaha nakubeshye niba ari telefone niriya nayo ndashaka kuzahindura kugira ngo wemere ko nta kintu njye nkubeshye w'umukobwa w'umumama w'umugabo w'umusaza reka byemere ibyo gusa ushobora ufite abantu benshi ahubwo ugasa n'umeze turashira ibindi bintu n'ibyo bigambo babikuye kugira ngo muba tukishimira ukuri bwawe nanjye nakora ibishoboka ukaba usoresheje ibyo bintu nyine meze nk'aho mufite ariko nyine meze nk'aho mufite ariko urebye ntabwo ari umugore nta nubwo ari umugore mwakumvita ko ni ikintu kiri aho ngaho gutyo gusa nta nubwo dukundana wowe utekereze ni gute wambwira ngo umukobwa we yaraje yisiga mu rugo baba aribo batanga impano bashaka no kwikunda twese twabanye ari nk'agahe ntabwo ari ukarindira yuko mbikura hanze si mpamvu se n'abantu bafite serivisi ushobora gusanga n'ubwo bitabaye ubundi mva mu kuri abantu bacu unabarebye bose ibyo wavangiwe abandi bose wagira ngo ni abametisi niko rero mama we utamuzi mama we yari ameze neza nk'umuhinde urumva abana b'iwacu nawe wagira ngo ni abametisi ni njyewe wavuyemo ndavangirwa